gushidikanya imyigaragambyo mu mujyi wa Kigali ndetse no ku bantu bose bafungiye insengero irasa nkaho ishobora kuba yatangiye. Abadiaspora bose aho barimo baravuga perezida Paul Kagame nabi uburyo yabafungiye insengero. Perezida Paul Kagame yakoze inama n'abaminisitiri bakomeye bamugejejeho ikibazo, aravuga ngo n'ahasigaye bafunge. Uzi ko bari bamubwiye ngo ese nyakubahwa perezida Paul Kagame insengero zafunguwe cyangwa se zafungiwe zafungurwa gute? Aravuga ati n'ahasigaye ahubwo bahafunge. Hari uwamubajije ati none se kuki bajya gutera wenda urugero umurenge A ujya ku murenge B bagaterayo akavuyo kenshi? Aravuga ati reka mbavune amaguru naho ngaho hafunguye mbafunge. Umwe mu badiaspora watangiye imyigaragambyo arimo araburira abanyarwanda muri ubu buryo avuga ngo ese perezida Paul Kagame dukwiye kumusenga koko? Umva nawe da. Nibyiza kuri Kagame ko tutateze kumusenga, si Imana, ntateze kutubera Imana. Wibutsa ko niba ari ubwa mbere icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gutungurwa na bimwe bacanganye muri iyi si nzima dutuyemo. D1C reka dutangire gutya. Perezida Paul Kagame ubwo aheruka gukora inama n'abaminisitiri babajije ibibazo byinshi, ariko ikibazo cy'insengero nicyo cyaje gucanga abantu. Imyigaragambyo ikaba yatangiye hanze y'igihugu ndetse bamwe na bamwe bakaba bavuga ko amadini agiye kongera gukora imyigaragambyo. Nkaba nk'ugusaba subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kudukurikira buri munsi. Banza wumve uyu mugabo amagambo yakomeje ari kuvuga uburyo perezida yafunze insengero, nawe uraza guhita wumva hari icyawe ukuyemo. Yo gufunga insengero kugira dukomeze tumusenge, ati ibintu ntabwo Kagame abirimo. Ariko kuba bizi muribuka insengero ntoya rwose zo mu byaro hasi muri miyo hacu aho bita za Sakara, Zandamira, ahantu umurenge wose nta n'umuntu utunze imodoka. Ahubwo icyabaye nuko abantu navuga ko bakorora, ugakora ibintu bakakureba bakakureka bakagutinya, ariko igihe kirageze ngo tubakebure nabo. Itorero ry'Imana cyangwa Isilamu cyangwa idini iryo ari ryo ryose mu Rwanda rifite icyo rimariye abariyoboka. Ntabwo ari wowe ugena aho umuntu akwiye gusengera, ntabwo ari wowe ugena uko abantu bumva ibintu. Abantu mwurikira ntimunyumve nabi, Kagame nawe ni umuntu ufite uburenganzira ku bitekerezo bye. Ashobora kuba atemera Imana, nibyo rwose. Mu itorero harimo ibisambo. I know. Ushobora kumbwira ko ntazi abapasiteri badashobotse, n'abashehe badashobotse, n'abapadiri badashobotse, ndabizi, ariko abo si bo b'ingeri. Hari n'abandi bazima barimo kandi itorero rimariye akamaro, rifitiye akamaro. Nibuka Apostle Gitwaza yigeze kuvuga, Masasu, avuga ku iyerekwa ryatumye ashinga Restoration Church. Yavuze nta gutinda nta no gushidikanya, nawe hari ijambo wakavuze, gira ijambo wongeraho mu gihe dukomeje kumva iby'uyu mugabo ari kuvuga. Kandi uyu mugabo aravuga ukuri, aravuga uburyo ba Israel Mbonyi n'abahanzi bo mu Rwanda bakorera Imana bakeneye kugira nabo icyo bongeraho. Yagize ibitangaza, ubu ni abasitwaye beza b'igihugu cyacu. Kiliziya Gatolika yose inkunda kuyivuga kuko ibikorwa byayo birivugira. Ngira ngo mwibuke neza ko amashuri yo mu Rwanda hafi 70% cyangwa 90% ayabihaye Imana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari mbibutse ko asezeraniye imbere y'Imana. Twese twabonye amafoto ye ari ajya mu kiliziya. Umukobwa we yasezeraniye imbere y'Imana. Abana be bose barabatijwe bafite n'abapare.
warantengushye ariko nta kibazo reka tuvuge ko nemera ibihangano byawe kandi byanyegereje Imana warakoze ariko byaba byiza uririmbye ukava mu bintu by'amateka na politiki nk'abakozi bakorera Imana ngo nabo ntibagire icyo bongeraho. Muhawe ikaze, reka tuzasubire ubutaha mwibutsa ko niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo, icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ujye ubasha gutungurwa na bimwe biba bicanganye cyane muri iyi si nzima dutuyemo. Kurikira iki kiganiro ukande subscribe. Dufite ibindi bibazo mu gihugu wagakwiye kuba uri kwitaho. Dufite abaturage ba Kangondo bari kuvuza induru kuko wabibye ubutaka. Nta muntu ushaka gukurira mu maso ngo akoze icyo kibazo. Dufite ikibazo cy'ubutunzi buri gusubira hasi aho guhaha bisigaye umuntu afashe umushahara we akawuhahisha gusa yaharya iminsi 20 abona abahembwa neza harimo n'abatarya iminsi 10. Dufite ababyeyi b'abarimu babyaye abana ariko badashobora kubarihira amashuri sirivo. Abana mwarimu yibyariye ntashobora kubashyira mu ishuri ngo aryishyura bishobora. Icyo nicyo kibazo. Wafashe iki gihugu amafaranga 5 afite ikintu agura ariko umwana wavutse mu 2000 ntazi uko amafaranga 5 aza ko nta kintu kimwe amaze. Twabonye ifaranga rimwe rigura ikintu twarabibonye ntabwo ari ibintu twabwiwe. Icyo washoboye ni ukuritesha agaciro, nuko tubeshya ko twese turi abamiliyoneri. Ibyo ni ibibazo wakwiye kuba urebaho. Ushobora no kuba ibyo bibazo atari nawe wabiteye rwose birumvikana ariko hari uruhare wabigizemo kuko umaze ntitunamukebure no musigeho. Si icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Muba abagabo murya umutima amenyo mwanga agasuzuguro.